bakunzi baho mu Sky TV turabasuhuje cyane abari mu Rwanda bari hirya no hino abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abari i Burayi n'abandi mwese twaje kuri cya giti mujya mwumva yuko ari igiti cy'ishaba abakobwa ngo baza bagahobera bakabona abagabo ndetse n'ibindi byinshi bakivuga ko kiva amaraso twahigereye rero hari abantu turi kumwe aha ngaha tuhasanze hano rero turi kumwe n'umusaza dusanze hano ni kavukire yatubwiye ko iki giti kiri mu isambu ye n'isambu y'abakurambere aratangira twibwira hanyuma tubwire n'amakuru y'iki giti. Je nitwa Kayagwe Apolineri iwacu ni hani Butare rwose niho navukiye. Iki giti ese wa mugani hano ni mu karere ka Burera na akarere ka Burera mu murenge no murenge wa Kagogo na akagari ka Kabaya umudugudu ni Butare. Iki giti rero kiri mu isambu yanyu ni mu isambu yacu rwose. None se ibyo kuvuga ko ari igiti cy'ishaba abantu bajya bavuga ngo abakobwa baraza bagumiwe bakagihobera bakabona abagabo ibyo bintu bimeze bite? Ibyo bintu ishaba ryaje mu isambu yawe? Ibyo bintu mbyumvaga ariko kandi nta mbyemeza ntawe nabishinga hagati ngo mvuge ngo abakobwa bagumiwe barazaga bakagihobera noneho bakabona abagabo kuko aho duhungukiye niho bakivugiye mu myaka ishize niho batangiye kuvuga ko ari igiti gitera gishaba ariko noneho nta mukobwa n'umwe we nanumva avuze ati nje naragihobeye mbona umugabo ntawe. None se bazaga kugihobera ngo barazaga ndabyumvaga ariko ntawona nabona hari abantu benshi biyumviye bavuze ko baje kugihobera nuko byumva gutyo nta muntu wambwira ngo yaje kugihobera ariko ko mbonaga imodoka zihagaze aha zigahagarara zikaza zikakifotora bakareba ariko nta muntu wona numva avuze ngo yaragihobeye abona umugabo nangabona urubyaro ibyo rwose ntawo mbizi. Wowe ntawe urabyumva turacyaganira n'abandi mwebwe mwitwa abandi? Njyewe nitwa neza Senta navukiye muri uyu mudugudu na n'ubu nkaba nk'ukirimo njye numva amateka y'iki giti bayavuga ariko ibyo bavuga njye mbona atari ukuri numva ari ukubesha umuntu ari gahunda y'Imana igihe kigera agashaka nanga niyo ari urubyara Imana ikarumuha nayo ibindi byo kuvuga ngo barayigihobera akabona abagabo nanga bakabona urubyaro ibyo sinzi niba ari byo kuko aretse ko nyine umuntu abona bari guturuka hirya no hino ugabona mbese bari kuza kurira bari kuza guhobera hari abo wiboneye bari kugihobera mase nkabigira gutya iyo umuntu ari mu mirima aje kubona akabona imodoka ziraje bakurira mu ruhande umuhungu afashemo abantu baratega bakaza bamwe ukabona n'abaje ku mamoto bagahagarara bakurira ariko twebwe abo muri aka gace ka hano ntawe ubizi neza koko niba ari byabo abaturutse hirya no hino nibo baza bakabikora. Hanyuma rero turi kumwe n'undi mu mama hano mwebwe mwikecuru hano hantu iki giti koko bimeze bite? Iki giti numvaga bari kuvuga ko gitera ishaba ngo hari abakobwa bazaga kugihobera ngo babone abagabo ariko inaha ntawe nari numva nta n'uwo nari nabona. Ababivuga n'abaturutse hirya no hino imodoka zigeraga aha zigahagarara tukumva ngo iki ni igiti ngo gitera ishaba bamwe bakurira bonde bagatema aho baba yahwiriye n'umuntu nkaha akamwaka nk'umuhoro nanga nk'agakezo ngo reka rebe ko kirava amaraso. Ni ukuvuga ngo baza mu modoka bakaza bagaparika hano baje gushakisha bari cyo bari icyo baje gushaka nta wakimenye niba ari ibyo ngibyo bari kuvuga byabo bagabo ngo bababone n'abasore ngo hari bababona abakobwa nta hiryo twamenye ukuntu ko ikibaga kibazanye uretse ko bavuga ngo bageze he ku giti cy'ishaba. Hari uwo wari wumva atanga ubuhamya avuga ati kabisa ngewe nahagirisha ntawe nta n'ugeze wumva bavuga ntawe azi ko banza batubeshya. None se muze mwebwe nkawe uhatuye ari no murimo wawe ubundi cyaje bashiki banje cyaje gitese iki giti umuntu yaraje arahatera sogokuruza wanyu cyangwa cyarimejeje? Iki giti ntawo cimejeje gituma nje ntemera ko wenda cyaba gitera wenda kibaye bari kuvuga ngo cyarimejeje byo wenda twamikwemeza ko cyaba kiriteraga kuko wenda cyaba cyaramejejwe n'Imana ariko n'umuntu wagiteye
abakurambere bacu baje kubaka hano mu mubande bari guhunga abatwa. Noneho nyuma urwo rwabo rwimo rurangiye barazamuka baje kubaka iheri ngiyi. Noneho bagiye kubaka iheri, iki giti cyari kiri uziko kera bazitiraga ibyo bari kwita korutire hari ubwo urugo bakazitira intuza umurima urugo rwabo bakaruzitira neza. None iki giti iki kivumu nashara kizitiza, amaje kukizitiza rero bazamutse heri gisigaraho uko yo ibyo nzi byo umuhanda gwaje cyo kora nabwo nta navuka ariko guragikikira. Ubwo no kuvuga ngo banze kugitema ntaho bagitemye baragikikira. Impamvu se bwikabiyera, impamvu naho nayimenya nimba si wenda abo bakurambere bacu baravuze bati kivumu cyacu mwe kugikoraho ntabwo bizi, kandi ukomoka kuri abo basekuru ariko wagagombye kububizi neza impamvu bagiciyeho. Umenye ko kera ntaho twirukaga turakurikirana amateka y'ibintu. Nimba si wenda baravuze bati igiti cyacu mwe kugikoraho mukireke n'igikingi cy'irembo cyacu, ntabwo mbizi. Nabonye gutyo nasanze kirangaha umuhanda gwaragikikiye, himwe iraza irakora umuhanda baragikikira bakireka ngaha n'ungu kiranga gutyo. Naho ibyo kuva amaraso byo guteresha nta mbese hari abantu ari kubona babyizeye ku buryo baturuka handi bakaza bakajya. Abantu barazaga bakahagaranga mu modoka ugasanga gageze n'iriya ari menshi cyane baje kugihobera gusa. Nimba ari kugihobera baga dunego ndiko mbona bagitemaguye bakaba baragitemaguye ko bakimazeho ubwo cyavuye amaraso se koko. Yewe ntabwo nabona kivuye amaraso bati duri bibiti byo isanga ndabimanuraga. Amatabi sigakire hepfa ngaho n'ubu ngubu mperutse kumanuraho. Ubu ndi kubaka ingarandi mu rugo umwaka gushize. Namanuye y'igitabi nje kugikoresha ingarandi. None se wonyine ko kitavuye amaraso. Wowe nawe ibyo ari byose utuye hano hafi, ibyo bintu by'iki giti byo ko yigiteresha bawe hari amakuru bizi? Yuko numvise ku mateka y'iki giti nuko ngo abakobwa baza nijoro cyangwa se abasore bakagihobera. Uwo wahura nawe ngo baza wowe urabizi neza bimeze nanjye ko mbyumva umva bavuga ngo baza nijoro bakagihobera abakobwa bambaye ubusa asigaye bagataha. Ngo yashira nk'ukwezi cyangwa amezi 3 akazabona umugabo. Hari uwo wiyumviye neza avuga ati ibi bintu byarabaye? Nawe niyumvira ko niko kubera nanjye inaha atari iwacu mpamaze nk'imyaka 5 numvise ari kubavuga. Ariko nari nabishinga hagati none nawe nuwashatse. None se naha nta bakobwa mufite batari bashaka kandi bakuze? Bariyo benshi. Ubwo si ikimenyetso cy'uko se ibintu bishobora kuba atari byo. Niba mufite wenda nk'abakobwa bagira imyaka iri hejuru kandi iki giti gitera ishaba, bishatse kuvuga ko iki giti kitari kishaba rero? Kuba atari byo nta wamenya ko yaba yaraje kugihobera. Aramutse yaragihobeye yashobora kubona umugabo cyangwa se akamubura ataragihobeye. Ushatse kuvuga yuko ashobora kubisuzugura avuga ati barabeshya kandi koko nuko batabyemera abandi. Urukumva yari kavukira rigana Yesu yari umwana w'Imana ariko abo nta bamwemeye. Abakore hari igihe baza bakayabona abantu bakore baza bakabatanga abagabo abantu bibereye ahangaha. Reka namwe tuganire. Amakuru ni meza. Uri kavukire ka hano? Anje ngiye mu Kidaho. Mu Kidaho. None se ibintu by'iki giti wenda abona ukiri n'umusore. Ibintu by'iki giti ntago ufite ubwoba yuko hari umukobwa wazaza akagihobera utanamukunda ukabura mutwaye? Reka ntabibaho. Ukamubera ishaba? Ntabibaho. Nta mamanya nabyo. Nese ko bavuga ngo kiva amaraso arana amaraso. Reka barabesha. Nuko beshya. Ubu se wumva ubu byaraturutse hehe nkawe kavukire kanga ibyo wumva nabo? Kuba ari umuntu wabihimbye. Noneho bakabyamamaza nyine bikagaragara nkaho ari ukuri kandi ari ukubesha. Hako twabonye abantu baje hano baganira n'abanyamakuru barabibemeza barabibabwira bati ibintu nibyo. Ngaho munyereka amaraso. Ahubwo wowe ni wewe watubwira aho hatuye. Amaraso ari hano. Mata nawe tuganire. Yego. Ujya bavuze yuko hari abantu bajya baza muri izi nshi. Bakaza imodoka zigatondeka hariya n'amamoto. Wowe nta bantu wigeze uzana hano baje gushakisha abakuri iki giti? Iki giti gitera ishaba. Hari abantu ari igihe twari tuvuye mu bukwe nka saa 7 z'ijoro i Kigali.
tugeze hano gatoya dusanga abantu bahagaze ahangaha saa saba z'ijoro turaho tuturya cya giti ibyo bavuga ni ukuri ibyo nibyo nabonye n'amaso ariko bari abakobwa yari umukobwa ndamubona nanjye namubonye n'amaso yambaye ubusa yari amaze kwaba ko kubera ko twaturi mu modoka rukumva ko yacanye amatara nawe akirwana akambara ariko twaramubonye mwabonye se ari nko kuzamura nk'imyenda ubona yari yambaye ubusa cyane saa saba z'ijoro twari tuvuye mu bukwe i Kigali ndabyibuka rwose turi mu modoka tukuzuye imodokari ibyo turabibona ubwo rero cyokoze nta mukobwa ndabona wenda atanga ubuhamya avuge ngo iki giti koko naragihobeye narabuze umugabo ndamubona imigisha nagikuyemo ni iyi ngiyi ariko ubundi iki giti niyo umuntu ari kuri moto cyangwa se kumutaba ugeze he uravuga ngo ngeze ku giti cy'ishaba cyitwa igiti cy'ishaba ubundi niko abantu bakizi ni igiti cy'ishaba ubwo rero twabihakana twabyemera iki giti cyarangije kwandika izina ntabwo ryahava dore natwe cyadukuriye kituvana ikantarange nawe muje kukireba niba uvuna n'umwana ukavuga uti mese ku giti cy'ishaba ni hehe yaravuga ati muze nje kukibereka none se ndabona utari mukuru cyane ariko nawe ntabwo uri mutoya sinzi niba uri n'akavukire y'inanga urebye ndi kavukire ni mu murenge wa Kagogo ariko ni mu murenge hano wa Kinyababa urukumva Kagogo na Kinyababa urubibi ni rumwe urukumva turabavandimwe ibyaba Kagogo umuntu yabimenya n'umunyahugu ibyaba mu Kinyababa yabimenya none se hari umuntu wigeze wumva avuga ati byanze bikunze iki giti ni icy'ishaba ubwo mbona amaze kugira imyaka 28 30 ntarabona umugabo naranyarutse giyewe ndagihobera kandi byaciyemo hari umugabo twumvise hano mu kanya atambuka nubwo twari tutarafungura mikoro aravuga ati giyewe ndabizi neza ati na mama yari yarabuze umugabo agihobeye aramubona wowe nta nkuru nk'iyo ngiyo wigeze wumva nyine inkuru narayumvise hari umukobwa wari kudutera igiparu ati nana twatiri no mu modoka bati nana ariburiye umugabo nza guhobera igiti cy'ishaba ati none naramubonye ubona abikomeje se avuga akomeje cyarwara nabonaga akomeje bya bintu nyamara murumva ko bishobora kuba bikora ndabona uno muntu uri hano ameze nkaho sinzi niba yarashatse cyangwa niba akiri umukobwa ariko aracyari mutoya uracyari umukobwa uracyari umukobwa ubu wowe nta mutima utera uvuga uti nzabura umugabo kuko negereye igiti cy'ishaba ntawe nubona imyaka imaze kuba myinshi bidaciyemo uzanyaruka ibyo ni abantu batemera Imana kuko uwemera Imana ntavuga ngo uraza guhobera igiti ngo urabonamo umugabo none se amahirwe ntaturuka ku Mana n'ubundi ariko rero ubwo ibyo ngibyo bagari ibyo nko guterekera ntabwo byashoboka guterekera buriya nako kwari ugusenga rega ariko ari gusenga ibigirwamana atari Imana oya ntabwo byari hari abavuga ko byo bitari ibigirwamana kandi byakoraga ari ibigirwamana ntari none se nk'umukobwa we wumva wabwira iki abandi bakobwa bumva ko iki ngiki ari igiti cy'ishaba yateguje ababesha ngo ni igiti cy'ishaba kuko nta shaba ririmo ni igiti nk'ibindi ni igiti nk'ibindi none se mama we abantu bavuga bati iki giti ni igiti cy'ishaba byanze bikunze kandi namwe mwumvise ko muri abaha hafi ubabwira icyo bamaze kumva yuko ari igiti cy'ishaba koko bagatega n'imodoka ngo zigatonda umurongo zikagera hariya wabwira uti ntimugatwike itike yanyu cyangwa esanse yanyu muza guhobera ubusa aho baba bari kwibesha kuko kuri iki giti bumva ko ari igiti cy'ishaba ariko mu by'ukuri iki giti ashobora kuba ari nk'umuntu yaba yagiye nko ku mupfumu noneho uwo mupfumu akamubwira ati uzaje kuhobera kiriya giti niho uzabona umugabo kandi ubwo aba ari kumubesha uwo muntu ntabwo aba yemera Imana umuntu wemera Imana ntabwo yaza guhobera iki giti none se uburwaye nk'inkorora hari imiti ya kinyarwanda iyo bita imibazi n'imikararambwe n'ibiki byose bivura abantu bagakira iyo urwaye ntabwo wagenda ngo uyinywe ngo ukire imiti ndwaye inkorora naje kwa muganga kuko kwa muganga hariyo umuti wamvura inkorora uwa kinyarwanda ntabwo wawunywa
ntabwo nanywa umuti wa kinyarwanda ngo ni uramvura inkorora. Kwa muganga habereye hiki. ariko kwa muganga bataraza na kera abantu bavurwaga none n'imiti. se kera abaganga ntibahozeho ba kinyarwanda nyine akakuvugutira umusasa n'umukararambwa ukagotomera ugakira. oya ubu ni ubutemera Imana. nawe muri iki gihe tugezemo ni icyo kwemera Imana. Ni igihe cyo gusenga Imana kuko iki giti nta mana irimo. Iki giti nta mana irimo, ahubwo weho ugomba gukoresha iki ukwizera kwawe no gusenga ukareba ko iyo mana uri gusenga izagira icyo gukorera. Ikaguha uwo mugabo, ikaguha uwo mwana, ikaguha n'uwo mugore. Ariko iki giti nta mugore nta mwana urimo. nta mwana urimo. Nta mugore nta mugabo nta mwana urimo. Aho hose Imana niyo ibitanga. Naho ngiye aho ngaho mu bapfumu bati genda icyo kiti ugihobere saa 9 z'ijoro. Sibwo iryo tatse mba ndipfishije iki. Noneho ushobora kugira utyo ukabakorera nk'isengesho ukabereka Imana utaba abantu. Ingomba kubasengera nkabereka Imana bakava mu buyobe, bakava mu mwijima barimo, ahubwo bakaja mu muco, bakegera Imana, bagasenga Imana, Imana akaba ari ibasubiza. Naho gusubizwa n'igiti, igiti nta gisubizo kirimo. Ariko Bibiliya ujye uyisoma. Ntayisoma. Uzi ahantu Imana yabashije Mose ngo niki ufite mu ntoki? Mose yambwa ngo mfite inkoni. Iyo nkoni. Inkoni se ntiyakoze ibitangaza? None se niba yarakoze. Nese niba yarakoze ibitangaza ari inkoni. Iki giti Imana ntiyakinyuramo kigakora ibitangaza. Umenye neza ko Imana niba Mose Imana yambwa ngo ufite iki? Mose akavuga ati mfite inkoni. Umenye ko tari inkoni nyankoni. Yahise nahinduka inzoka. Yavuye ngo rambika. Yahise none iyo nzoka yagiye he? Yari izindi nzoka zari ziraho zose irazimira. Umva sitarakoze ibitangaza. Ariko ibyo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri iyo nzoka. Abantu bose turi hano tuvuge ngo amina. Nushaka bireka. Nabwo icyo gihe kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri iyo nzoka. Kandi nawe ubashe kugira gute, ubashe no kwizera Imana kwikora nyine. Ubusenge ko nayo nabyizeye. Ubu wandambikaho ikiganza ukansengera. Nta gusengera ubyemeye. Byemeye nagusengera ariko nkagusengera uko umanjije wagira gute wihana. None wasengera utihanye. Naturi byaha. Ibyo turaza kubigaruka. Hanyuma muze turimo dusa nk'abasoza ikiganiro. Abantu baza bagatonda umurongo hano bakazana mu modoka. Dore igiti ndabona ahantu batemye hari bagira ngo barebe ko kiva amaraso. Kandi watemye. Ariko se wowe witegereje wasanze ari amaraso. Hashishutse nyine mbona. Reba nk'aha ngaha. Icyo ni igikoba, Igikoba kiba ari umutuku. Wongeye ugasubirayo ukareba aho natemye. Wasanga hari amaraso. Tabizi se turaza gusubirayo turebe. Wasubire uharebe urebe nimbura asanga ari amaraso. None aba bantu se baza wababwira iki? Ikintu cyo nababwira no gusenga gusa. Naho mu giti nta mugisha gubagamo. Byo ndabyemera ko n'imiti tunywa kwa muganga ibikomotse mu bimera. Ndabyemera. Ariko noneho bibaga byatunganyijwe neza. Nese iki giti koko wabyemeza ngo ni icumugisha ko nta numva n'umuntu umwe wenda uyuvuze ati nje naragiye ndagihobera ndashaka. Wumvise wa mugabo wanyuze aha mu kanya akatubwira ngo mama we yari yarabuze umugabo ngo agihobeye ngo kurimanga nyina yabonye umugabo. Noneho ubwo nabonye umugabo nje kugihobera se umugore ko mfite umugore n'abana iki kireba abakobwa. None se umugore wanje ko ari uwo mucanika yaje kugihobera. Wowe ntago yari yakubuza ubwo ngubwo. Wamwitagaho ukamufata neza. Nimba naramufataga neza se none abakobwa bino mu rugo murenge babuze abagabo. Iki giti ntibakizi. Buriya rero hari ukuntu ngo abantu basuzugura ibintu byabo. Hari umuntu twaho yarambwira ngo nese ngo umuje ngo kureba cya giti ngo kishaba. Buriya atuvugiriza karuru. Araduseka cyane. Kandi twebwe twumvaga ari ibintu bikomeye. Bashobora kukwita kazungu n'uhuye nawe wese akavuga ngo nahuye na kazungu. Sibanyita kazungu sindi kayagwe.
nawe witwa Kazungu. Banyitaga Kazungu kandi kayagwe. Nzi kuki banyitaga Kazungu. Naho nanyura hose niranga muntu mbese no kuvuga ngo Kazungu anyuza Muzehe Kazungu, Muzehe Kazungu, Muzehe Kazungu. Ariko noneho n'iki giti kuva baragisize iryo zino ubwo bwabaye amateka byararangiye. Ariko amateka bakivugaho no kubesha. Mbonye undi mugabo hano. Mugabo uraho neza? Yego. Twebwe twitwa Home Sky TV. Twaje gusura kino giti. Bavuga ko ari ikishaba. Ndabona usa nkaho ukuze. Ibintu bavuga ibyo ko ari ikishaba. Ntabwo ari byo cyangwa nibyo. Iki giti natangiye kumenya ubwenge bavuga ko ari ikishaba. Aho nabishaba ki? Iyo abakobwa bagihobeye babonaga abagabo ariko bakakiguhobera nijoro bambaye ubusa. Nijoro nta muntu uri kubareba niho bagihobera. Kuki nijoro se? Ngo niho umuti ukora. Ngo niho umuti ukora. Niko nagiye mbyumva gutyo. Ku buryo uretse n'ubu nuko ari kare. Habaga igenda gutembera mu muhanda gasaga umukobwa n'umuhungu. Bigeze nko mu masaha ya saa 2 mvuye nko mu gasantere ku mugo gasanga bari hamwe bahagaze hano gahita nkigendera. Bari kugihobera se? Babaga bahagazeho ari babiri. Cyangwa ubundi ngasanga ari nk'umugore nangwa umukobwa wenyine ariko ayambaye. Ubwo ubanza bakubonye hari agahita yambaye. Sinabimenye. Kurenga agahita. Mitaga nigendera kuko nanze mbaga nzi ko ari mubye kubera ko nzi ko bavuga ko ari icumugisha. Ubwo naje mbaga nzi ko ari kuyambariza Nyagasani. Niwe wabivuze ko hari abagore bagihobeye urubyaro bararubona. Urubyaro bararubona rwose ngo barashaka ubu barujukuruje. Babonye urubyaro ruturutse aha ngaha. Kuri iki giti. Barabyivugira. Barabyivugiraga rwose. Uwo musaza ni anabitangaga mu buhamya rwose ko n'abakobwa n'umukobwa we yigeze kugihobera akabyara. Hari ikibazo no musaza ariko ko Je ndi kukubaza neza unsobanure neza. Wabivuze. Hari ubwo uwo muntu wagihobeye yigeze kukubwira ko ari wo yagihobeye akabona umugabo akabona urubyaro. None si kandi kuvuga amateka numva nkuko amateka nkuko abakuru babivuga naje nigo nkurikiza. Aha icyo nabonye cyo nuko mnyuragaho abakobwa bahari ariko bambaye ntigendera. Nawe wabonye yambaye gusa? Oya. Aha turabashimiye rero bakunzi bacu. Umuntu utari wakora subscription arebe hagana hasi ku kabara k'umutuku akandeho, hanyuma bareta bamuha akantu kameze nk'inzogera nako agakandeho kugira ngo ajye atabona ibiganiro byacu. Nubishima uradusigira comment hasi, hanyuma ukande na like kugira ngo ibiganiro bijye bikomeza bigende neza. Twari ku giti cy'ishaba mu karere ka Burera mu murenge wa Kagogo mu mudugudu wa Butare. Turabashimiye cyane, n'ikindi gihe tuzajya tugenda tubagerera ahantu hirya no hino. Namwe twari kumwe hano mwatuganirije, turabashimiye. Imana ibahe umugisha.